mwongeye kwirirwa inshuti bakundwa ba studio za Uwezo, muri kumwe na Divine. Hano nkuko mubibona turi kumwe n'umutumirwa watwibwira wakibwira abakurikiye studio za Uwezo. Murakoze cyane abakurikiye studio za Uwezo. Nitwa Patrick Mazimaka, benshi munzi nka Karabo Kimana, nkaba ndi umuhanzi. Yego Patrick, nkuko mubibona watubwira ubumuga ufite ubwari bwo? Nkuko mubibona mfite ubumuga bw'uruhu, niko navutse, ntago ari byambayeho nkuze, niko navutse. Yego arakoze cyane Patrick. Nagira ngo nkubaze, ese muri nkuko babivuga ngo ubumuga, abantu benshi bavuga ubumuga, ariko turagira ngo tubwire muri make ubumuga wo buvugaho iki? Ese ni iki uzi ku bumuga muri make nk'umuntu wavutse ufite ubumuga bw'uruhu? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ubumuga ni uburyo ushobora kuvuka ugasanga wenda ufite uruhu rutandukanye n'urw'abandi, kandi wavukiye muri societe babyara uruhu rumwe, sibyo? Ikindi ni uko umuntu ashobora kuvuka nta bumuga afite, akazagira nk'ikibazo cyo agakora nk'impanuka, cyangwa se akazagira ni bundi buryo wenda atakaza urugingo rumwe mu ngingo afite, icyo gihe nibyo byitwa ubumuga. Yego. Ese nkuko babivuga muri abanyarwanda muri rusange, tuzi ko iyo bavuze umuntu ufite ubumuga twita twumva ishusho y'umuntu udafite icyo ashoboye cyangwa se udafite icyo amaze hariya. Ese ibyo bintu bivugaho iki? Ntabwo ariko bimeze. Ubumuga ni umuntu nyine watakaje urugingo cyangwa se wavukanye ibara ridasanzwe. nk'ubu nkanjye uruhu rwanjye hari amavuta yabugenewe nisiga kugira ngo izuba ritanyafekita kuri jyewe. Yego. Ariko bitavuze yuko ntashoboye. Ndashoboye, ni umuntu nk'abandi, n'abandi bafite ubumuga n'abantu nk'abandi. So utekereza ko umuntu ufite ubumuga wenda ari ibintu byo kugaragaza ngo ni umuntu udashoboye, uwo ngo aba yibeshye. Kugira ubumuga ntaho bihuriye no gushobora. Yego. Yego, nkuko watangiye bitubwira rero, watubwiye ko witwa Patrick, uzwi nka Karabo Kimana kubera ubuhanzi. Turagira ngo tubwire, ese hano hanze tuzi ko abantu benshi, hari urubyiruko rwinshi rufite impano kandi ruziryamanye, kandi bamwe muri bo abenshi n'abafite ubumuga, ariko bakaba batekereza ko adashobora kwerekana izo mpano ze, cyangwa se wenda n'ubwo buhanzi ngo abe yabwerekana. Wowe wateye intambwe gute ngo ube wakinjira mu muziki nyarwanda cyangwa se mu buhanzi bwawe? Wateye intambwe gute kugira ngo werekane iyo mpano yawe? Byansabye kwitinyuka, ariko mbere yo kwitinyuka nabanje kwitekerezaho. Ntekereza ko naje gutekereza cyane, ndeba abantu bose ukuntu buri muntu wese yagiye avuka, ndavuga ariko abantu ko mbona rimwe na rimwe bamwe bahezanya, nanjye mu baheza nk'abandimo, ubundi muri abo bampeza hari uwagize uruhare mu kuvuka kwe cyangwa mu kuremwa kwe. Nsanga nta muntu ugize agira uruhare mu kuvuka kwe. Ibyo naho nahereye nditinyuka, numva ko twese uko turi nta muntu ukwiye kuziza undi uko yavutse, ko uwo nguwo bikuziza se we yaje ate, yavutse gute. Niyo mpamvu nitinyutse, ndavuga ni nta mpamvu yuko nanjye haguruka ngo nkore nk'abandi, njye mu muziki ngaragaza impano yanjye. Ni nayo mpamvu nshishikariza urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu bafite ubumuga bafite impano, bahaguruke bitinyuke, bagaragaza impano zabo. Ni byiza kuko wishinze ibitekerezo by'abantu bamwe na bamwe bitashyitse ntaho wagera. Yego, urakoze cyane Patrick. Rero nkuko tumaze iminsi tubona ku social media ndetse n'ahandi, tumaze iminsi tubona amafoto acicikana ndetse n'amavideo y'ubukwe bwawe, bigaragaza ko muri iyi minsi warimariye. Turagira tukubaze, ese abantu bafite ubumuga bamwe na bamwe, abenshi ubu ngubu hari abarinze bakura batarashaka cyangwa se ataratekereza ikintu cyo kuba yagira umugore. Nashaka kukubaza, ese wateye intambwe gute kugira ngo uvuge ngo ngiye kumuzana, ugende umukwe umukuri wabo umuzana iwanyu? Nagira ngo nkubaze ngo igikorwa cyo gushaka cyangwa se igitekerezo cyo kuzana uriya mukobwa wagitekereje ute? Niki cyabiguteye? Njyewe nkora ubukwe, hari umuntu wampamagaye, umuntu arampamagara arambwira ati ibintu byakubayeho ni ibitangaza.
ati ntago wari ukwiye, ati umugore nk'uriya ntago wari kuzamubona. Ayo ndamubwira nti kuri njyewe, we yarambaje ngo urabyumva ute, ndamubwira nti kuri njyewe nta gitangaza kirimo kuko nanjye ndi umuntu nk'abandi. Igitangaza ni iki se? Igitangaza ni ikintu cyabaye ku muntu kitari gikwiriye kumubaho, sibyo? Rero njye numva ko gushaka kwanjye nta gitangaza kirimo, numva ko nta nibirenze kuri njyewe, nubwo mfite ubumuga bw'uruhu ariko mfite ingingo zose zirakora. Keretse nimba wenda bavuga ngo ingingo zanjye zirakora, ntago nta rugingo navuga ngo ntirukora ku buryo byambuza gushaka umugore, sibyo? Ubwo rero ibyo byose njyewe narayitinyutse, numva ko byose bishoboka, kuba mfite ubumuga bitambuza kugenda nanjye ngo nshaka umugore ntitaye ku bazavuga wenda n'iki. Urakoze Patrick. Rero ngende kuri ibyo ngibyo nashaka kubaza, ese ko wowe wumva wamaze kwiyakira ukaba washaka umugore cyangwa ugatera intambwe nk'iyo ngiyo wo kuba wazana umukobwa ukamukura iwabo ukamuzana iwanyu, ese wagira iyihe nama abantu bagifite ubumuga bacyumva ko adashobora gushaka cyangwa se ngo atere intambwe nk'iyo ngiyo, akaba akiri hariya mu rugo atekereza ko ibintu byose agomba kubikorerwa, cyangwa se no kuba yashaka umugore cyangwa yatera iyo ntambwe atabishoboye, ese wamugiriye nama? Umuntu dukuri urimo uratureba ufite ubumuga, namubwira ko akwiriye gutinyuka ntiyite ku magambo abantu bavuga. Kuko nanjye hari umuntu twigeze kuganira arambwira ati iyo nkubonye nkareba ubuzima ukuntu bubaye muri umusore uraryoshye, ariko ufite ubumuga umukobwa uzazana azakuzunguza, ntuzigere ushaka umugore uzibereho gutyo, ubuzima bwawe buraryoshye. Ariko numva avugiwemo na shitani, ndamubwira nti wapi njye nzashaka. Ubwo rero hari ushobora kubyumva gutyo ntabashe gutekereza cyane, agahita kuko avuga ati nawe mfashe umwanzuro wo kudashaka. Icyo nabwira umuntu tureba nuko yakwigobotora iyo myumvire mibi y'abantu bamwe na bamwe bagenda bamubwira ngo ntiyashaka ngo bigende neza, cyangwa se niyo batabimubwira ahubwo wakisetingamo ko bitazashoboka bitewe n'ubumuga abona afite, namubwira ngo hoya ibyo ngibyo atekereza sibyo, ntiyitinyuke ashaka umugore cyangwa ashaka umugabo. Nawe ni umuntu nk'abandi, nawe yashaka bikemera, yabyara, nawe yakwitwa papa, yakwitwa mama. Yego, urakoze Patrick. Rero nkuko tubizi muri iyi minsi turi mu bihe bya corona cyangwa se COVID-19, twagira ngo utubwire muri make abantu bafite ubumuga uko mubona iyi corona yaba yafecting ubuzima bwanyu, cyangwa se uko inama wagira abanyarwanda muri rusange cyangwa se urubyiruko ndetse n'abafite ubumuga muri rusange kugira ngo babashe kwiyakira muri iyi minsi ya coronavirus, cyangwa se bagira ibyo bakora kugira ngo iki cyorezo dukomeze kurushaho kukirwanya. Bafite ubumuga tugerageze twirinde covid dukurikiza amategeko n'amabwiriza ya leta, dore ko ari n'amabwiriza meza cyane, twambara agapfukamunwa nk'uko babikoze, twibuka sanitizer igihe tugeze ahantu hari abantu benshi kugira ngo dushyire ku ntoki tuzimanganye kwica covid. Ikindi tugerageze dusiga intera ya metero igihe duhuye n'umuntu kugira ngo ataba yatwanduza covid. Abafite ubumuga natwe ntago dukwiriye guhurwaho coronavirus, dukwiriye kuyirwanya, tukayirwanya dukurikiza amategeko n'amabwiriza ya leta. Yego, urakoze cyane Patrick nk'umutumirwa w'uyu munsi. Mwabyumvishe rero ko umuntu ufite ubumuga hari icyo ashoboye kandi hari ikintu yakigezaho mu bushake bwe, ndetse atubwiye ko coronavirus nk'uko mubizi ari icyorezo cyugarije isi muri iyi minsi. Mugerageze kwirinda mushyiramo metero ndetse n'ibindi byose byategetswe gukorwa kugira ngo corona tuyihashye. Mushimira rero ku kiganiro cyiza tugejejeho cyo kuba twakereka urubyiruko ndetse n'abandi bafite ubumuga ko hari icyo mushoboye. Wowe uri aho ngaho ugitekereza ko hari icyo utashobora gukora cyangwa se ibintu byose ugomba kuvugirwa cyangwa gukorerwa, mugerageze muve aho ngaho kugira ngo hagire ikibageraho. Turabashimira rero ko mwitabiriye iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwari kumwe na Divine muri studio za Uwezo. Nakoze cyane.